imyiteguro y'uko ikomeje gukurura impaka kwa Karemera. Sori nawe abyutse yiyamareye. Yakoze iki? N'urunana. Ese ni Wireya? Karibu cyane hano iwacu. Ntabwo ninjira Tana. Uwo mugisha wo kwakira umukobwa ukiye nk'umumarayika urawutwimira iki Sereya? Ngo ukiye nk'umumarayika wa. Wambaye neza, urasa neza. Aha. Niba uko ntaheruka kukubona kubera ko nkora ijoro nkagera hano wagiye mu kazi, usigaye usa neza cyane rwose. Uzi ko ayo magambo mbwira utemerewe kuyambwira ariko Tana. Kubera iki Sereya? Kuko ufite uwawe mugore ugomba gushimagiza ari we Sori. Ubu rero mbonye byiza nceceke ngo nuko mfite umugore. Uraberewe rwose kandi urasa neza maze. Ni akazi kawe. Hanyuma se Sori narihe ko ari we nashakaga. Sinzi abanyarukiye kandi mu kanya yaraho mu gikari. Ntawe mpabonye niyo mpamvu nkomanze kandi rwose nashakaga kwikuraho amafaranga y'inzu. Icyo si ikibazo nanjye wayama ariko. Oya Tana. Oya. Sori narangihanangirije. Yakwihanangirije akubwira ko yampaye ntayamugezaho se. Oya ta. Suko yambwiye. Ariko yambwiye ko ari ugomba kuyihera. Cyore. Ibi ni biki mbona? Mbe mwaramutse Sori. Niko se muko. Bite byawe ko mbona wafungiye umuryango? Wahora n'iki ko namwinginze ngo yinjire mu nzu akanga. Yanze pe. Nuko ahitamo kumfungira umuryango yenda komatana nawe. Ese nk'ubwo n'icyo ubutambwiye kare gitumye ushaka kunyereza Nori? Mbabarira singutinza akunda gushakira ibintu bibiri rwose byonyine Sheri. Wa mugore we ko twararanye ko nabyo tundeba nkitunganya ndeba none ubonye ngiye kugenda ubona kwibuka ko hari ibyo nkeneyeho. Ariko urabizi ko nanjye mba nazindutse mpimbana kugira ngo ugende hari icyo utamiye. Hanyuma rero n'umwana banshaka Kareme. Ngaho rero mbwira vuba nigendere rero nkeneye no kwigira ku kazi kabandi. Nyine urabizi ko twemeje ko amafunguro y'umwana wacu atagomba kuburaho indagara. Ndabizi. Zashize rero kandi mvangiye amiga inyitetse zitarimo sinzi ko yabirya pe. Wamuhaye iki kunzi ko mama inkoko yamuhaye itera. Igira imwe kuri buri mwana kandi buri munsi ndarimuha rwose Kareme kuva yagabirwa inkoko pe. Ariko n'indagara ntizigomba kubura ku mboga ze cyangwa igitoki cyangwa ikirayimba namutekeye. Ndabyemera rwose amafunguro y'umwana wacu nagomba kubura kimwe mu bikomoka ku matungo zaba indagara, inyama cyangwa gafi. Gusa indagara ziraboneka kandi ku buryo bworoshye. Ubwo rero uze kuzimugurira. Aha, ubwo icyo cyari icyambere. Icya kabiri ni ikiherero. Nyine ni za gahunda naraye nkubwiye z'ubukwe. Nta gisubizo mfite Nori. Nese ninde wundi ugifite? Uzi ko bategereje ko tubohereza ibyangombwa byacu ubundi bakuzuza ibisabwa mu murenge kugira ngo tuzaze ibyo gusezerana mu murenge wanyu wibiretse Nori. Urabyumva? Kuko rwose urabizi ko natwe hangaye Nyarurembo dufite umurenge twasezeraniramo. Kandi urabyumva iwanyu niwe uzaba wasabye. Ubwo se ushatse kuvuga iki Kareme? Ntacyo kuko ndabanza mbiganiraho na mama menye icyo bitekerezaho. Ngo mama wawe niwe ugomba kugufatira umwanzuro Kareme? Mvuze ko turi buganire tukungurana ibitekerezo, simvuze ko ari bumfatira imyanzuro. Ibintu byose no kubanza kubaza mama wawe. Ese ubwo uzifatira icyemezo ryari nk'umuntu w'umugabo koko Kareme? Ako gahinja rwose ngaterure mbone rwose kugenda. Nubwo atari byo byari binzanye ariko rwose sinagenda namuteruye kandi mbona umukikiye. Nta kibazo rwose ndabiza abasaza mukunda abana busho akira. Kubw'amahirwe usanze kamaze gukaraba nari maze gukonsa nyine kagiye kuryama ijoro karaye karira. Aha. Yewe kamereze. Mbega umukobwa ngo aragenda akaza asa nabi wabo we mbega. Ubwo se ko barasa cyane busho. Gikobwa imva amaraso ni mabi koko. Wadata we. Niko. Sha uragenda ukaza usa na sogokuru wawe rwose neza. Mbega umukobwa. Na sekuru cyane rwose. Baba we. Niko Senadi. Karame busho. Uyu mukobwa usanga amusonera nk'intobo. Patrick yamwisiriyezena. Ngo Patrick. Ndakurahiye rwose iyo mba Patrick nari kumwita mukamusonera kuko rwose asa nawe cyane pe. Barasa pe.
ni uko uwo musaza uvuga ntamuzi ariko ibyo byose ashobora kuba yarasaga na Patrick kuko njye mbona ari we basa. reka Musonera yari umusaza mwiza ufite uruhanga akagira amaso yewe meza rwose nk'ayo mwana w'umukobwa. Ese mama cyane pe niba iby'umukobwa wanjye asa na se rero kuko ayo maso avuze neza na Patrick yari afite neza none se Nati karama kutambira izina yamwise se koko ntiyamwitiriye sekuru n'ukuntu basa. yari kumwitirira se kandi atamuzi busho kwasabiza amenye wiki Patrick ntazi umwana mwiza w'umukobwa yabyaye. yari kumubona hese kandi yaraze kugira icyo amfasha na kimwe busho kuri namuhamagaye aze ku kigo nderabuzima twandikisha umwana akabyanga. Mbega umubi nuwaza no kuntwaza ibyo nari mfite ngo bigeze hano mu rugo ngiye kubyara kandi uzi ko afite velomoteri. Patrick uramuzi? nukuri mbabarira we kundeba gutyo sori mbega urujisho we. Murebye ntese muko ni Korea wabonye ukuntu mwari muhagararanye murebana kuriya. erega sori nabigize urubanza. Leya ndakumva rwose si ngombwa ko mpamagara kenshi gutyo sori. umenye ko uramutse unkoze mu mutwe ibyo nagufashijemo byose byo kwigarura Chris nabinyamo. kuko mana yanjye ngo wagira ute sori. nabinyamo amayeri yose ukoresha urabizi neza ko ari byo yakubwira. ni wowe rwose kandi ndabigushimira intambwe nziza ngezeho ni wowe rwose mbikesha. nuko rero niba ubizi neza shyira imbaraga mu kwigarurira Chris ndekera umugabo. nukuri nyizera sori Atanazi wawe n'uwawe ni n'umuntu nubaha rwose ntashobora gutekereza muri izo gahunda pe. yego ni umugabo mwiza muremure bogari nyine wiyitaho tufitwa akadutera agakanda. rekeraho tuza rwose umutima wawe uhumure rwose. Chris arampagije nubwo wagira ngo umutima we ni urutare gute Sereya? sinzi icyo rumara inkwi yari yarahaye Chris sori. ntako ntagira ngo umutipe abone ko ndimo rwose ariko ntashyiguka pe. rimwe mbona ashaka gutera intambwe za ubundi akongera agasubira inyuma byaranyobeye. urabizi neza ko Chris asigaye akwizera sibyo? uramuhamagara ngo aze kuguha ifite akaza yiruka wajya kumusura akakwakirana ubwuzu akakwemerera ukamutekera akarya. ubwo igisigaye ni iki? iyo si intambwe nziza? niyo rwose kandi ntacyo nyigaye gusa hari ubwo mba mbona ntazi uko uriya musore ameze pe. ibyo byose biraterwa nuko ntacyo urakora yewe ngo umwegukane burundu. ni iki nakora se ngo negukane Chris koko burundu? none Sereya ubu urabona dufite umwanya koko wo kubinoza neza nuko unshakira umwanya ubundi nkakwigira umukino neza ukazamutsinda icy'umutwe kandi ndabizi neza nukimutsinda ntazakwikura. ubu se nabashimira nte koko muganga we koko. birasanzwe kandi ni umuco kujya kureba umubyeyi hari icyo umuntu yitwaje Nadine. ni ukuri isuka nayo nyakeneye cyane rwose muga. sintinda hano rero narayizamu ndashaka kujya kuruhuka. yewe birumvikana rwose murakoze. gusa nifuje kunyura hano ngo umenye niba umujyanama w'ubuzima gusura nk'umubyeyi ukimara kubyara. yego ko arahasiba se ahubwo ahora hano buri munsi nicyo nkundira Nancy ata rwose inshingano zo zikora neza cyane. ni ukuri n'ejo yari aha ngaha anyibutsa ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara. nibyo rwose umubyeyi ukimara kubyara ubuzima bwe buba bukeneye kwitabwaho by'umwihariko akamenyeshwa ibyo bimenyetso mpuruza kugira ngo akibona kimwe muri ibyo yihutire gushaka ubufasha bityo ubuzima bwe bukurikiranwe. nonse atabimbwiye rwose nko kuva cyane kuribwa umutwe bikabije umuriro isereri kutabona neza bitunguranye kuribwa mu gituza kuruka mbese yarabimbwiye byose muga. numva yarabikubwiye kandi ni byiza ko wabifashe mu mutwe ubwo urabyumva ko ugomba kwikurikirana. yego rwose muga. nibyo uri mu rugo wenyine ariko ugomba kwirinda guterura ibiremereye umugongo utarakomera. ndagerageza nubwo bitoroshye ku muntu uba wenyine. umwana we ameze ate? ko nawe hari ibimenyetso mpuruza ugomba kwitaho ku buryo ubonye kimwe muri ibyo ugomba kumuzana kwa muganga agakurikirana. urebye ameze neza nyine gusa iri joro yarindaje pe yarize koko niba kurira ari ikimenyetso mpuruza ubwo yaba arwaye. nk'uko ubizi umwana w'uruhinja ntashobora kuvuga bityo rero iyo hari ikitamumereye neza ararira. yewe bivuze ko umwana wanjye yaba arwaye muga. ashobora kuba yarize kuko utari wamwonyeje ngo ahage utamukoreye isuku neza ariko ubusanzwe ibimenyetso twita mpuruza ku ruhinja ruri hasi y'ukwezi
mubinyibutse muganga we kugira ngo mbashe gukurikirana umwana wanjye. harimo kunanirwa konka, guhumeka vuba vuba, yego, cyangwa se guhumeka insigane, kugira umuriro cyangwa ubukonje bukabije, guhindura ibara ry'uruhu bikaba umuhondo cyangwa ubururu. Ubururu? Yego, kugira uruhu rwerurutse mu kiganza. Ubwo ntunyumvira ko hari ibyo nitaga nko kureba umwana mu kiganza ko najya mbyitaho muga. Ugomba kuhareba rero. Harimo kandi kugagara, gucika intege bikabije, kurwara infection mu mukondo no kunuka, kurira bikabije, kubyimba inda, kutihagarika cyangwa kutituma bihagije, gutinda gukungura cyangwa umukondo uva amaraso. Hari n'ubwo umukondo uhindura ibara cyangwa ukavamo amashyira. Yewe, nubwo ari byinshi byose mbyanditse mu mutwe no mu mutima muganga we, nukuri. Nuko rwose igihe cyose wabona kimwe muri ibyo bimenyetso nkubwiye ku ruhinja rwawe, ugomba kwihutira kurugeza ku kigo nderabuzima kugira ngo ubuzima bwarwo bukurikiranwe hakiri kare. Yewe, urakoze cyane muga. Ubu koko hari ahandi haba abaganga bita ku baturage bo nk'aba hano iwacu Nyarurembo koko? ariko Kareme warekeho kunyirigitira umwana koko. bebe turekera aho ngaho dore mama wawe yagize ishyari. None se wirengagije ko iyo mwakinye gutya akagera mu gicuku akanguka agaseka, hashira akanya gato guseka bikavamo kurira? Ni ukuri rwose iyo ndebye uko Migi asigaye yangana nori, uburyo anezeza ashabutse, umutuma akantu rwose akiruka akakakuzanira, nava mu kazi akaza yirukanga kumpobera akamfata ukuboko anzana mu nzu. Numva nishimye cyane, nkifuza murumuna we cyangwa mushiki we, ni ukuri kw'Imana. Nyamara igihe cyo gutekereza kubyara undi ni iki ngicyo nori. Migi ntazuza ibiri mu kwa cyenda ugahita umucutsa koko? Ni ihame se Kareme? Yego si ihame, ariko twamwitayo rwose bihagije ku buryo acutse tugashaka uko tumukurikiza. Hari byinshi tugomba kubanza gushyira ku ruhande Kareme mbere yo gutekereza kubyara undi mwana. Muri ibyo rero harimo n'ubukwe bwacu. Ariko ubukwe bwabaye ubukwe mu rugo he? None se Kareme, uraba utarasaba umugore ngo unamukwe munasezerane mubane mu buryo bwubahirijwe n'amategeko, ukamusaba kubyara undi mwana koko kubera iki? Kareme, dore nyogokuru. Nyogokuru arahamagaye. Araguhamagaye? Umubwire ko narava ku kazi yibona uri. Mubeshye se Kareme? Aro? Niko nori. Kareme nyogoku. Ubu hashize iminsi ngahe dutegereje ko dusubiza mukobwa. Ariko nyine nuko ese ubundi zisaha umugabo wawe ntaba yavuye ku kazi ngo umumpe? Hakira telefone nyogokuru aragushaka Kareme. Alo, muraho neza mubyeyi wacu? Muraho Kareme. Niko ye, uragenda ugaceceka pe, habe no kubaza umukecuru amakuru. Urebye rwose umuntu akwiye kwigaya akikubita agashida. None se uwo mukobwa ko mubaza aho mugejeje imyiteguro y'ubwo bukwe akarya iminwa kandi hano irimbanyije Kareme. Ubu rwose abaturanyi, abavandimwe, inshuti n'abayobozi barabizi. Nari namubwiye ngo ababwire ngo mube muretse rwose kubyihutisha kugira ngo tugire dute yewe mwa. Ubu ko twabibwiye abantu urumva ibyo uvuga bishoboka? Simvuze ko ubukwe budahari, burahari, ariko nyine hari icyo ngomba kubanza kuganira n'umukecuru wanjye tugafata umwanzuro ye. Ngo umukecuru wawe se niwe mutegurana ubukwe bwawe cyangwa ubu butegurana n'umugore wawe? Karemera zitwara atengwa kiri gitutu cy'uyu mubyeyi. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.